imbwa yaremwe n'Imana kandi Imana iyishyiramo ubuhanga buhanitse cyane bugiye kumera ntibumeze nk'ubw'abantu ntivuga ariko ishobora kugukemera ikakubwira ikintu kigiye kuba urugero ubu rero ziba ziteguye ko zishobora gufata tuyongwe two rero uko zitoza kuduhiga nuko rero zamaze kubona ko twasaguje hari aterure bose ndiri kukureba irabona mufama yawe cyangwa uje hari wewe rero yagombaga kukwataka kubera iyi kutaruwa hano kuba ujyanye twakunze kuba ahantu hari inyamaswa amafumberi amasha impongo imishasho uraza kungiye uko binga rwose ndabikwera ndagufasha cyane ubundi se birabisaba imbaraga nyinshi bisaba ubwenge nta mbaraga nyinshi ariko bisaba ubwenge none naza kubyica oya ntago byica turi kumwe yanyerekera abana b'iki gihe abenshi ntibabizi nanjye nkisunguye umugabo ngo atwigishe urabona amaze kumenya gutonora amaze kumenya uko benga agatobe ngewe nkakoramo agatobe nabo bakagira akagwa kabo banywa agatobe urakiyengera nta kibazo abahungu nibo bamfasha tukabikora byose iyo abantu bashyize hamwe nta kidashoboka ubundi turagira ngo tubwire kuki aka kantu wagakoze aka kantu ndagakora urabona nateye ibitoki hano mu murima hepfo mwabibonye nabiteye mfite objectif ebyiri iya mbere ni ukwihaza mu gitoki kiriya barya bita inyamunyu iya kabiri harimo fiya icya gatatu ni iyo inka zimaze kugira ibitoki inka zirya imitumba inka zikarya ibi bishishwa by'ibitoki bikadufasha nkongera bikabamo ifumbire iyo mbitabye ahantu nkongera nkabikoramo ifumbire ya fumbire nkayishyira hepfo mu rutoki basanga bimeze neza nk'uko mwasanze ndi kubikora hariya hepfo niko mbikora muri make uri umuhinzi mworozi ngende umuhinzi mworozi ndimo ndabyiga ndimo ndashaka kubyitoza ngo mbe umuhinzi mworozi none se wowe aka kantu gifataho iyo kamaze gushya neza aka kantu ntabwo ngafataho ngewe nkuraho agatobe nkuraho nk'amaritiro nk'atanu atandatu cyangwa 7 nkagira agatobe nkagatereka kagahora ngewe nkajyamo agatobe gahoro gahoro hanyuma ngashaka abandi basaza bakaza tukaganira iyo nshatse ikiganiro mpamagara nk'abantu b'abasaza bakaza tukicara hasi bakaganira tugatarama cyangwa se iyo mfite guhingisha ngahamagara abahinzi bakaza tukanywa bakishima bakamererwa neza mbikora ari ukugira ngo abantu bishime mu buzima bwanjye nkunda kubana n'abantu bishimye ubwo bivuze ko umuhinzi uje ahangaha aragenda agahinga mu murima yataho kumuhereza aka kantu rwose akagasoma aruza akambwira bati aka kantu ni aka kinyarwanda bagakoze neza mpamwe uducupa nkatungahe ndaguha umubyizi ubwo ngubwo akababonye icyo kunywa nanjye nkababonye umuhinzi muri ubwo buryo kandi bagakundira ko ari aka kera ka kinyarwanda katarakubu wari utubwiye ko uri umuhinzi mworozi rero ubundi urorora ndorora ibyo twabibonye dore aka kazi karanga ntabwo koroshye ndorora hari nashatse korora amatungo yose icyarimwe noroye inka norora ihene norora n'inkoko nagize experience mu nkoko ariko nanjye nari mbikuye kuri radio hari igihe radio bigeze gutanga ikiganiro bavuga ukunda umuntu ashobora korora inkoko imwe ikagera mu nkoko nyinshi nanjye nafashe inkoko 5 ndazorora ziragenda mu mwaka umwe zari zigeze muri za 100 muze urambeshye cyangwa nibyende bavuga ngo igi ryabyaye ngetaje ubu ntabwo utubeshya tubwire hejo bundi mu kwezi kwa turi guhinga narimo nterera ibijumba biri hepfo naguze inkoko 2 z'inyarwanda n'isake yazo ndayizana hano zituraga abana 20 zombi ngira ngo mwababonye mwabonye buri kuzenguruka ahangaha ubu ngubu bumaze amezi 2 n'igice za nyina zirimo ziratera kandi inkoko igiye gutera ubwa kabiri
iterana n'izayo n'amashashi yazo. Urumva nimba hazacuka 10 nizija gutera ubwa kabiri, fata rya 10 nawe uri umunyamibare, ngewe ndi umuhinzi mworozi wewe umunyamibare, fata za nkoko 10 uzikube na wa mubare zicukije. Niyo mpamvu ndi kubaka ututuzu hano kugira ngo nzishiremo ngire experience. Ubu rero ngiye kuzazikuruwaza nizo muri Tubura, natumije nkoko 45 zizasanga izanjye nazo zigeze kuri 40. Nimara nzishyira hamwe ndebe ikizavamo, mbikore ariko ari kugira ngo ume ndebe mbone n'agafumbire ka runo rutoki, urutoki rufumbire inkoko nazo ngumenze ukoresha utubezwe primaire. Ubwo bivuze ngo izo nkoko zose zari 85. Tekereza fata 85 mu mezi 6, sibyo? Ukube kabiri, ubwo ni kangahe? Bishyire mu mwaka rero uzasanga zigeze hafi inkoko 1000. Ariko byagenze neza, nta experience yagije cyane, nta buryo ndabikora ngo mfate umwuga umwe ari wo nkora. Ndacyarimo shakashakisha hirya, ariko ndi mu nzira zo kuzashaka icyo nzakora. Hari uburyo ugira gutyo ugahinga cyangwa se ukaba ufite nk'izo nkoko, wajya kure ugasanga urazoroye ariko zose zigapfira rimwe. Ubundi ufite umuntu uzagufasha kujya zishakira imiti n'ibindi byose bisabwa, ko numva bihenze wa mugabo? Ubundi burya inkoko gupfa biterwa nyine nuko ikintu cya mbere ni ubuzima bwazo uko Imana yazigeneye, ariko ubwa kabiri na nyiri bwite nawe abafitemo uruhare. Mbere yo kuzorora urabanza ugashaka imiti, ukugenda ukegera hano haruguru imiti bihari, ukaguzigurira imiti, ukajya uzishyira mu mazi zikanywa, ukanazigaburira cyane. Inkoko iyo yariye nijoro na mu gitondo si cyane kurwara. Iyo niyo experience ngewe niwo muti wa mbere nabonye. Iyi inkoko irya nijoro ikarara irya na mu gitondo ikirigwa irya, ntabwo ikunda kurwara. Nkurikije ukuntu abonye ahantu rero ugiye kororeza inkoko zawe, biragaragara ko bishobora kuba hari umutekano utizewe. Ubundi bigenda bite kugira ngo inkoko zawe, cyangwa urumva wowe ni wewe buhanga uzakoresha inkoko zawe uzorore neza, abajura banga? Abajura barahaba cyane cyane, ngewe ndavijira cyane ku buryo nifashishije, nubwo abantu bajya bavuga ngo urugo rutizera Imana rworora imbwa. Ushaka kubitizera Imana? Ngewe mugani ntabwo nkwemera, kubera ko imbwa yaremwe n'Imana, kandi Imana iyishyiramo ubuhanga buhanitse cyane bugiye kumera, ntibumeze nk'ubw'abantu ntivuga, ariko ishobora kugukemera ikakubwira ikintu kigiye kuba. Urugero nk'izi ngizi ubu narinzi mfite 3, imwe nayihaye undi isanze ukuntu zimeze, nshobora kukwereka nti zimenye ko haje ikintu, hari ukuntu zibimenya zikambwira, cyangwa nanjye ukuntu nazitojeje nuko zikiri nto. Iyo zikiri nto ufata ikintu, ugafata nk'ibuye ukatera gutya, ukagira utya, zikagenda zikurikira ahantu. Iyo hari umuntu zirukanka zijyayo, iyo zimubonye ziramuka. Icya kabiri, nko mu buryo bwo kurinda izi nkoko, ntera hejuru ahari igisiga. Ubu rero ziba ziteguye ko zishobora gufata igisiga kiri hejuru. Hano habagaho utundi tuntu bajya bita ngo ni dufata imishwi y'inkoko, bita ngo ni utuyongwe. Utuyongwe two rero uko uzitoza kuduhiga nuko buriya zigiye gushakisha hasi, urabona zirebe ko nimba hari ikintu kirimo hariya. Imbwa ni ikintu kiri apte cyane kumenya gutandukanya impumuro y'umuntu n'impumuro y'inyamaswa. Buriya isanga hari hanyuza ku kayongwe yari kwirukanka ikagakurikira. Iyo bisanga ari nk'umuntu nijoro yari kumwirukankana iri kumoka, kandi akayongwe ko ntikirukankana kamoka. Umuntu kubera nayo bishaka ngo yitabare iyo yirukanka imoka, ariko utwo hasi ntabwo. Bivuze ko itinya umuntu. Itinya umuntu. Niyo igiye urwenge nakubwiye ngo ni ikiremwa cy'Imana yashyizemo ubumenyi buhambaye.
imenya ko umuntu ayirushije imbaraga n'amatake akomeye igashaka kugira ngo wowe witabare yirukanka imoka ntishobora kwirukana umuntu itari kugenda imoka ko yarindiye se wewe buriya ntabwo yarikuriye kwari gushaka kukwereka ko utari uwa hano kumbwira ko haje umuntu utari uwa hano buriya nicyo yambwiye ariko iyo maze kukubwira ngo mwiriwe ze kwicara iruhande ubundi zishobora kukuva iruhande ngo utagira icyo utwara reba nk'aka gahene karaha wewe njyewe nagakoraho ko nshaka ariko wowe ntiwagakoraho ko ushaka ubu ntabwo nagakoraho genda ugakoreho urebe ukuntu bimera zirarya oya ntabwo ushobora kurya kubera turi kumwe ndazitesha ariko use nk'ugaterura urebe wewe utari uwa hano bitandukanye nuko uri wa hano yagira amugabo ntizirye humura genda ugaterura rero zamaze kubona ko twasaguje hari agaterure bose ndiri kukureba irabona mu mama yawe sanguje hari wewe rero yagombaga kukwataka kubera iyo kutari wa hano ushobora kuba ujyanye ntabwo byoroshye iri kundeba cyane banze iri burye nuko rero niko uzitoza warazitoje kabisa imbwa urayitoza cyane ubu se ubuhanga bwo kuzitoza gutya wabukuye nabayeho umuhige muri za n'abanye n'abahige muri za 90 za 85 umuhigi ugahiga inyamaswa twakunze kuba ahantu hari inyamaswa amafumberi amasha impongo imishasho n'izindi zose ugatoza imbwa ukaba yitoza guhiga ifumberi akabitoza guhiga ingurube akabitoza guhiga inyeshyamba ariyo yose akaba yitoza n'indi nyamaswa y'inkazi nta kubwira abahiga mu bundi buryo ubu ndashaka kumbwire nk'icyo gihe mwakoraga icyo kintu ibyo bintu byo guhiga urumva ni nk'iyo nyamaswa wahize kabisa ikomeye cyane bati inyamaswa ngewe ndayifashe ndayihize ubu natubwire ubundi mwakoreshaga ibiki ngewe nahize inyamaswa zose izuzi zo ku musozi ziri hano ari inyamaswa bajya bita mugabo ukomeye urayizi ngewe reka nkubwire aho nahereye natangiye nkiri muto tukajyana n'abandi bana kujya guhiga twatangiriye mu nkware tuzibamo duhiga amafumberi duhiga amashya duhiga iki mwaga muri buzirye ubu ari inyama z'inyamaswa zose nta nyamaswa ntarandi niyo mpamvu ukomeye bukeye kajyana n'abandi bahige bakomeye tukajya gushaka mu mashyamba ya Kongo ziriya nyamaswa z'inkazi imbogo guhigira abantu hari n'igihe twigeze kwiyazaride twajya guhiga inzovu mwayikubise hasi cyane twarazirasaga cyane biriya nta wakontorolaga amashyamba yaho tukajyana n'abandi kuzihiga najyanaga na ubwoko bitaga ababuyu tukagenda turi babiri tugafatanya n'abaportere nka batatu tukajyayo tukajya tukazihiga tukazimerera neza nyine none se ndashaka kukubaza ubundi mwifashishaga iki kugira ngo muzihige hari igihe twifashishaga imbunde cyane nizo zadufashaga icyo gihe byari byoroshye kuzibona leta y'iriya ya Kongo yariyo mwajyaga mujyana n'abasirikare mukajya guhiga ariko tukaba tuzi uburyo bwo kuzirasa icyiciro cyazo wabaga warabyitojeje cyane kayo uyirasa aha kubera urabona iyo igenda itya ntabwo iyo hina nk'uko izindi nyamaswa iyo ishoboye kuyivungagura mu nkokora z'amaboko yayo iragwa cyangwa ukayirasa andi amenyo yayo amerera bakunda kwita ngo ni amahembe abantu batabizi ariko ni le de canine n'ariya mabwe ni yombi iyo wayitunganyije hariya niho ubuzima bwayo hariya hakominikana na servo mbese ubu wari inyama y'inzovu sana yari inyama y'inzovu twageraga tukamara iminsi myinshi iyo mu ishyamba aribyo turimo none se ko bavuga ngo inyama y'inzovu irakomera nibyo koko inzovu igira inyama z'uburyo bwose wayiteka gute rero mwarotsaga mukunda igira inyama y'uburyo bwose hari icyo twitaga nyama liso ni ahangaha aha habaga hameze nka kujya kwahinga hano ikamera nk'ingurube ikagira inyama zimeze nk'iz'imbogo usanga karite zose z'intuze zirimo noneho kuyiteka twebwe cyane ntabwo twakundaga guteka
nta mwanya twabaga dufite wafataga igiti kingana nk'uku ugabyebaho kotsa uko muba mufite n'ibindi bintu hari ibintu twagitaga kwanga mukagenda murya gutyo mu mashyamba hose ariko ngo hari n'abazirira aho ngaho hariya ubu ntabwo wowe warariye ku nyama mbisi abantu barya inyama mbisi ni abashyi ariko nabyo barya mbisi ni inyama z'inka batamenyereye kubona iyo bari kubaga areba nk'aka kanyama keza akaryaho ariko ntabwo abandi bantu bazima bazirya urakoze cyane